ambateri story noneho y'ukuntu nasebye trading ibamo amabanga menshi. Gitangira ku bintu byo gukora trading hari ukuntu uba broke amafaranga akagushirana, none iyo wabrowinze ujya kwigisha abantu bose kugira ngo byibuze ubone capital. Nagiye guhura n'umugabo rero man, umugabo w'umusirimu ukeye ufite itoto kabisa, wambaye karinete asa neza, avuye i Rubavu aje kundeba. Ndamusuhuje ndabizi no video araza kubibona, arangije arambwira akimbona bwa mbere gutya turebanye gutya fresh nze kumureba, naje ubwo ari kuzuba man saa 7 n'akabike nyine, ariko nabanje kurya agatapati muri quartier. Noneho akimbona yahise ambwira usanga kuko udasa n'amafaranga. Boro byaranguze n'ubu ngubu mba nicaye nk'ahantu ndi nko kurya nkavuga ngo sha reka mbirye kabisa. Kuri uwo mugabo yari yambonye binzara yarambwiye kuko udasa n'amafaranga samba. Abatrader barababeshya, abenshi nta mafaranga bagira. Kugira ubone amafaranga muri trading bisaba mani, bisaba gutwara igihe, bigusaba kubuza amabanga menshi ya trading, bikagusaba gufata igihe ukabanza ukiga trading ku giti cyawe ukayimetereza fresh. Ariko ntabwo abantu bose baza kwigisha forex buriya bafite amafaranga n'abazabeshya wapi. Ngo ndagushaka ngo tubonane, akahita akubwira ngo ugomba kunyishira ngo 50 kugira tubonane 50 by'ikizi. Abantu umugabo byaje kurangira mubeshye, ubwo naguze ikibanza ngo Bugesera kugira ngo tuzwe, ari gukomeza mbaza ngo none se ngo bintu ngo byakugejeje ku kintu byakumariye iki man. Abantu bashaka kujoininga group